Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje muherereye hirya no hino ku isi, yego abumva ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Afurika yose hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika ndabasuhuje, abari muri Aziya, Europe, Australia ndabasuhuje mwese, kandi n'ababonye uburyo bwo kugira ngo musobanukirwe mukoze gusobanura ururimi ku rundi rurimi. Yego ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Kristo umwami wacu. Rero ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi, turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Yera TV1 buri munsi. Rero bwoko bw'Imana twigira hamwe n'ubundi kuri iyi channel, twiga byinshi cyane kandi by'ingenzi, ari byo by'umumaro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Yego rero bwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana, dore ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo nta gihe cyo kuruhuka kwiga, turiga, twarize, turiga, tuzakomeza twige ku gihe Imana n'undi yaduhaye cyo kumara kuri mubumbe wo mu isi, twiga dushakisha uburyo ki twamenya icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora. Rero bwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nyirizina incamake y'amateka yaranze itariki ya 26 z'uyu munsi. Yego tugiye kurebera hamwe incamake. Muri aya mateka turabonamo Papa Pio wa kane yemeye kandi yemeza ibyemezo by'inama, harimo no guhagarika ubwiyunge ubwo ari bwo bwose n'abaprotestanti. Yego kandi muri iki kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, turarebera hamwe uburyo ugomba kuzirikana, cyangwa ubu turarebera hamwe kimwe mu byo ugomba kuzirikana kubw'abatemera umwuka w'Imana ukuyobora nk'ubwoko bw'Imana nyirizina. Rero ibyo nibyo turaza kureberaho muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana muzi ko buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nihuza no gusanga nyirizina ikintu umuntu hari igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza kwerekana nyirizina Imana ye akorera, cyangwa Imana ye nyirizina. Yego rero bwoko bw'Imana turimo tugana ku mateka ku buryo burambuye, turagiye muri aya mateka turebe ubundi aba bantu babayeho mu gihe cyari amateka bakoraga iby'Imana ishaka. Nidusanga barakoraga iby'Imana ishaka, turabigiraho natwe dukore, tubyongere ku byiza twakoraga. Ndetse nidusanga barakoraga ibibusanyije n'icy'Imana ishaka, turava mu murongo wabo cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, ahubwo twe dushaka icy'Imana ishaka, aba aricyo twubahiriza. Ibyo turabigirwa n'iki rero? Turaza kubigenzuza igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana yacu kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere, yego ku ya 26 Mutarama mu mwaka w'1564, Papa Pio wa kane yemeye kandi yemeza ibyemezo by'inama ya Trent by the Bull Benedicto Deus. Yego ibicuruzwa bivuye mu ivugurura rya counter byateje imbere imitunganyirize y'itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka, bishimangira ubupapa kandi bihagarika ubwiyunge ubwo ari bwo bwose n'abaprotestanti. Aya mateka twatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego ugiyeyo kuri runo rubuga usangayo aya mateka ku buryo burambuye byimbitse, winjiyemo neza. Rero mu bwoko bw'Imana tugiye kureba aya mateka, abayabayemo, uko bayagenzemo n'ibyo bagiye bakora nyirizina. Twe natwe tuze kureba nk'ubwoko bw'Imana icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka. Ariko turaza dusangemo hano nyirizina mu byabaye muri iyi nama, nuko harimo
no guhagarika ubwiyunge ubwo ari bwo bwose n'abaprotesitanti aribo nyirizina bari barimo kugendera ku cyo Bibiliya ivuga cyangwa ku cyo Imana yavuze mu byanditswe bigaragara bibishimangira, ariho bari bavuze yuko batagomba kubiyungaho cyangwa batagomba kugira icyo babiyungaho. Ariko mu ncamake twabonye yuko turaza kurebera hamwe nyirizina kimwe mu byo ugomba kuzirikana ku bw'abatemera umwuka w'Imana ukuyobora nk'ubwoko bw'Imana. Niho tugiye kureba rero nyirizina ese nimba harimo abatari buze kwemera imbaraga z'Imana ziza kuyobora ubwoko bw'Imana, badashaka no kugira ubusabane cyangwa no kugira icyo babiganiraho, ese ni iki ugomba gukora, ni iki ugomba kuzirikana nk'ubwoko bw'Imana? Ese uraza kureka uko biri kose, uraza ushaka buryo ki ubogamira ku itsinda rirwanya umwuka w'Imana? Ntibyagukundira kubw'umwuka w'Imana ukurimo, ntibyagukundira kuba wabusanya n'icyo umwuka ushaka. None tugiye kureba icyo ugomba gukora, cyangwa kimwe mu byo ugomba gukora, cyangwa muri kimwe mu byo ugomba kuzirikana kubwo abatemera umwuka w'Imana ukuyobora nk'ubwoko bw'Imana. Niho turareba icyo Bibiliya bivugaho. Ku bw'amateka hariya twari tubonye yuko n'ubundi iri tsinda cyangwa ubu buyobozi bw'ubupapa butashakaga cyangwa bwo nyirizina bwahagaritse cyangwa bwahagarikaga ubwiyunge ubwo ari bwo bwose ku baprotesitanti. Yego, niho tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana ribishimangiraho cyangwa ribivugaho, aho Pawulo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 11 kugera ku wa 12 turebe icyo Bibiliya bivugaho. Ese icyo kimwe mu byo tugomba kuzirikana ni iki, cyangwa ukwiriye kuzirikana ni iki? Iki ngiki wari utegereje twari twabonye mu ncamake. Niho tugiye kureba muri iyi mirongo ya Bibiliya ikibyemezaho. Niho havuga ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ngiki kijambo ry'Imana ryerekanye bwoko bw'Imana. Ndongera kubakumbuza ibiganiro tugirana cyangwa ibiganiro tugira kuri murongo wa Irera TV1 ni iby'ingenzi, kandi turebera hamwe icyo ry'Imana rivuga nyirizina, nicyo tugomba kubahiriza, nicyo tugomba kureka. Rero nk'ubwoko bw'Imana duhuriye kuri uyu murongo, uwagize ikibazo cyangwa ari icyo wari usanzwe wibaza mu buzima busanzwe, cyangwa ari n'icyo wibajije bitewe n'ikiyigisho ubonye cyangwa ikiganiro ubonye kuri uyu murongo wa Irera TV1, nyura muri komenti ubaze ikibazo, turafatikanya kugisubiza kugira ngo turebe icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Hano ijambo ry'Imana ryerekanye iki? Ryerekanye yuko ngo mugire cyangwa ukwiye kugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, naho umuntu yaba arimo kuvuga yuko ukora nabi, ariko ugira ingeso nziza cyangwa ugira imyitwarire myiza, yego nayo umuntu yagushyiraho icyasha ariko nyine nyirizina kitakuriho, cyangwa akagushyiraho amakosa y'abandi nubwo yakozwe nabo mwari muri kumwe ahantu runaka cyangwa mu bikorwa runaka, ariko nyirizina ugira ingeso nziza hagati yabo, baraza kukubwira cyangwa kugusebya cyangwa kukuvuga mu buryo utari. Yego, ijambo ry'Imana niryo rivuze riti mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza, nibabona imirimo yawe myiza, nibabona kwitwararika kwawe kwiza, nibabona ibyo ukora byose kuyoborwa n'umwuka w'Imana, bizabatere guhimbaza Imana ku munsi
wo kugendererwamo. Irindi jambo ry'Imana rije ribyerekana mu rwandiko n'ubundi rwa mbere rwa Petero, noneho ku bice bitatu umurongo wa 15 n'uwa 16, naho haravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza, mwubaha kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Ngiri ijambo ry'Imana naryo rirabyerekanye, rije ryerekana ngo naho baba barimo kugira gute ngo kandi mube tugeze hano ngo ariko mufite urwaneza, mwubaha kandi mufite imitima itabacira urubanza. Ufite umutima utagucira urubanza cyangwa utakurega ikibi, hamwe no guhamanya n'iki ijambo rivuga, guhamanya n'icyo Bibiliya ivuga, guhamanya n'iki Imana yatumenyesheje mu byanditswe bigaragara muri Bibiliya. Kuko nyirizina niba ushaka gukora icyiza cyangwa kunoza iby'Imana ishaka, reba icyo yatumenyesheje mu byanditswe byera muri Bibiliya, kuko niho nyirizina haza Imana itwereka imyitwarire, kondisiyo, imigendere dukwiriye kubaho kuri iyi si cyangwa kuri uyu mubumbe w'isi nk'ubwoko bw'Imana. Ariho ijambo ryerekanye ngo kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza. Ingeso zanyu ni nziza ariko barazitutse, aho ngaho ntugire ipfunwe cyangwa ntugire ikibazo, ahubwo gumye ukore cyane kandi ukore byinshi byiza. Yego, ngo kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Yego, kuko unibaza kuvuga ibibi kuri wowe kandi atari byo bikuriho nyirizina, byo biraza kubatera ikimwaro, kuko n'ubundi icyo baraba bavuze biraza kugaragara kuri bo hagati n'imbaga nyamwinshi yuko ari bo bari mu kinyoma, nubwo baragumya babishimangira nyirizina, ndetse n'imbere y'Imana bo baraba bafitiye ikimwaro, kuko baba bafite ipfunwe ry'uko bakubeshyeye uko utari. Bwoko bw'Imana, kuri uyu murongo wa Rera TV twiga byinshi cyane kandi by'ingenzi kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Tugire kubyizigama ndetse no kubibika tubyandika, kuko mu gihe runaka ushobora kubikenera ugiye kubisobanurira abandi, ariko mu gihe wanditse ufite n'imirongo ibihamya yo mu byanditswe byera bigaragara muri Bibiliya, icyo gihe bikorohera gusobanurira urimo kwigisha, dore ko ijambo ry'Imana ribitwereka yuko twahawe umurimo wo kunga abantu ku Mana, tubamenyesha ubutumwa bwiza. Si twe tuba tubikora nyirizina, ahubwo umwuka w'Imana utuyobora niwe udushoboza gukora ibyo byose. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye. Yego, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru nk'ubwoko bw'Imana. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.